komanga ashaka kugukiza niyumva ijwi rye kingura umutima wawe awuturemo ahagaze ku rujya komanga ashaka kugukiza niyumva ijwi rye kingura umutima wawe awuturemo ibuka uburyo byageragejwe kandi yarumwe natwe agashikama ntiyatezuka kugira ngo adukize ahagaze ku rujya komanga ashaka kugukiza niyumva ijwi rye kingura umutima wawe awuturemo ahagaze ku rujya komanga ashaka kugukiza niyumva ijwi rye kingura umutima wawe awuturemo ibuka cyagihe yikoreye umusaraba uremereye bamukwe na cyane maze akabambwa gapfazira ibyaha byacu ahagaze ku rujya komanga ashaka kugukiza niyumva ijwi rye kingura umutima wawe awuturemo ahagaze ku rujya komanga ashaka kugukiza niyumva ijwi rye kingura umutima wawe awuturemo ahagaze ku rujya komanga ashaka kugukiza niyumva ijwi rye kingura umutima wawe awuturemo Yesu ashimwe. Reka twongere dushimire Imana yongeye kugeza muri uyu mwanya wo kuyiramya izina ry'Imana habwe icyubahiro. Kandi data batubanjirije bavuga ijambo ry'Imana tureba uburyo turi urubyaro rwa Aburahamu. Ndifuriza buri wese kugira ngo yibone muri uwo murongo. Kandi mu bindi byo kwiga no kuzirikanwa basoreje ku magambo avuga ngo Imana ifite umwanya iha itorero wihariye. Ndasaba kugira ngo Imana itugire abihariye. Hari amakuru ntafite neza niba kuri ikoranabuhanga hari abantu basinzirira kuri Zoom. Niba ngombwa ndi buvuze inzogera kuko Imana igira uko igenda itanga kandi ntanizera ko Imana yakwemera ko usinzirira muri iyi saha. Ni isaha tugomba guha umwanya. Reka ntangirire ku mukurambere wacu ukomeye w'umurwanyi Dawidi. Yagiye kurwana ariko nta byiringiro yahaye ingabo zari aho ngaho ko ari bushobore kubakiza icyago cyakibamara
cyari kimaze iminsi gituka Uwiteka. Nta ntwaro yari afite nk'izo bari bafite, ariko icyo yari afite ibanga ry'Imana, ndetse afite umuhumetso urimo n'ibuye. Hari ushobora kwibazwa avuga se uyu munsi sinshobora kuba ngiye guta igihe cyanjye. Ndagusaba kugira ngo wiringire Imana, imbaraga ziri mu ibuye zigira icyo zikora mu izina rya Yesu. Reka tujye imbere, tujye mu kibwirizo cy'uyu munsi. Nabwiye ko ndi bubwirize ntahaciye igihe kirekire, ariko ntabwo byantunguye cyane kuko ikibwirizo nari ngifite, ariko cyaje mu buryo bungoye, bwantunguye bitewe n'iki gihe tugezemo. Reka mbahe ubuhamya gatoya kugira ngo twinjire muri iki kibwirizo, kuko amagambo mfite ntabwo aryohereye rwose, arashariye, ariko ku bwa Yesu arakiza. Mu gihe gishize nk'ukwezi kumwe, nibwo umuvandimwe wa mbere yansanze ambwira ikibazo afite. Yari umukuru w'itorero, akarambwira ati mfite ikibazo kindemereye, ariko kandi ngiye gufata icyemezo cyo kwiyahura. Ndibaza, ndavuga ikibazo cyagutera kwiyahura nk'umukuru w'itorero ni ikihe kibazo? Ikibazo yarakimbwiye, cyari kijyanye n'urushako. Ubwo yari afite umudamu we batunze n'inka, noneho umudamu we afata icyemezo, kuko yari yagiye gupagasa, afata icyemezo cyo kwigurisha atamubajije. None namubajije ati se ko wagurishije iyo nka utambajije bimeze bite? Aravuga ngo warakerewe kungira inama. Ngo iki si cyo gihe wakagombye kungira inama. Ubwo hari andi makuru yari afite, amubwira ko amafaranga yayabikije. Nta wundi yabikije umwinjira. Bimutera agahinda gakomeye, aravuga ati ntacyo ndicyo, kubaho ntacyo bimariye, ahubwo Paul mpa inama ya nyuma, kuko ntanzi ko nzakomeza kubaho. Ibyo mbitekerezaho, muha umunsi wo kwisabato hazagaruka nkamuha igisubizo. Haciye nk'icyumweru kimwe, haza undi musore wari ushatse vuba, naravuga ati umva, aho kugira ngo nikore umutwaro ntazageza iyo ngiye, umugore ngiye kumureka. Nawe muha igisubizo ngo ku isabato uzaze, nzaguha igisubizo, ariko ubu uretse gufata icyemezo wateguye. Mbana uwo mukoro umeze gutyo, ndetse bakajya bambaza bati mbese uriteguye koko gusubiza ikibazo? Nanjye nta gisubizo nari mfite, ariko narapfukamye ndasenga, mbaza Imana igisubizo yatanga. Ubwo nibwo natekereje ku ndirimbo ivuga ngo ku musozi kure hari umusaraba, hari uwitanze, ngo kandi nzawikorera kugeza ubwo nzatuma uruhu. Tuwikorerana intimba, ariko igihe kikagera tugata iki, tugatuma uruhu. Nibwo natekereje ku kigihe kivuga ngo mbese ufite indangagaciro z'umwami wacu wimikishije isi, wimikishije ubwami bwe umusaraba. Ubu bwami bwimikishijwe umusaraba, ndetse bwamenewe amaraso. Niyo mpamvu tugomba kugira indangagaciro z'ubwo bwami, arizo tugiye kuganiraho, ari nacyo kibwirizo nabwirije uwo munsi. Ntabwo cyari gifite abantu benshi, cyari gifite n'uwo mukuru w'itorero, ndetse gifite n'uwo musore nawe yari umuririmbyi. Ubwo nibwo natangiye mbwiriza iki kibwirizo. N'uyu munsi ngiye kongera kukibwiriza, kuko nzi ko hari abantu benshi bafite intimba kandi baremerewe, ariko Yesu afite ububasha n'uburenganzira bwo kuturuhura, kugeza ubwo tuvuga ngo ni neza mu mutima. Kandi hari ubwo yatanze amasezerano ngo muzitere hejuru
niba batuka babahora iri zina kuko ingororano zaba ari nyinshi mu ijuru. Muribuka Pawulo na Sila baririmbye batanezerewe, ariko indirimbo yakinguye inzugi. Ndabasabira kugira ngo Imana idufashe iduhe kuririmba indirimbo. Ntaragenda kure rero, reka mbahe ubu buhamya uko bwarangiye. Twinjiye mu kibwirizo, ntabwo mpita ngisobanura cyose kuko tugiye kukijyamo. Ndabwiriza nkuri kuri gahunda kuko Imana yangiriye neza, kuko umuntu wanyigishije kubwiriza ntabwo yanyigishije mu rusengero, ahubwo yanyigishirije kubwiriza mu biti. Ati ahangaha ni ugomba kubwiriza, nabwirizaga ndi mu ishyamba. Ati aba ni nk'abizera uri kureba ubwirize ubasetse ugira ute. Ariko ibyo byaramfashije kuba nabwiriza umuntu umwe kandi gakomeza imbaraga kandi gashyiramo imbaraga, kuko Elena White ni wanditse mu mwuka w'ubuhanuzi ko umubwiriza ukwiye gutera abantu inzara kandi ukayibamara. Kuyibatera rero ntuyibamare ni ikibazo. Mu nsengere kugira ngo Imana imfashe ntabatera ikibazo ntari bukemure. Nuko byaje kugenda, twarize turigana ndetse dusoma amagambo aboneka mu rwa mbere rwa Yohana. Tugiye kugenda nuko twagendanye, turagenda tugera ku mwanzuro ndetse n'amaherezo y'ukuntu byagenze. Mube hafi, hari wenda hari ku ikoranabuhanga hari ijambo ryagenda rigucika, ariko ndagusaba kugira ngo utege amatwi neza. Reka dusome urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza uwa 4. Haravuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, niwe jambo ry'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwerekanwe turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho. Twahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa ibyo twabonye, tukabyumva, nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Intumwa zavugaga uwo ziboneye. N'iki gihe rero turavuga uwo tuzi n'ubuhamya y'ibyo yadukoreye. Nagusaba kugira ngo wongere ukangure ibitekerezo byawe, Mwuka Wera akube hafi kugira ngo akumvishe amagambo y'Imana. Ubwo muri bimwe mu ndangagaciro z'umwami wacu Yesu Kristo yatanze, yavuze amagambo aboneka muri Luka igice cya 6 ku murongo wa 27, turasoma wa 30, dusimbuke dusome wa 36. Turasoma igice cya 6 umurongo wa 27, umurongo wa 30 tugeze 36. Abahabonye reka dusome. Ariko ndababwira mwebwe abumva, mukunda abanzi banyu, mugire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire. Wa 30, ugusabye wese umuhe, unyaga ibyawe ntuzamwake ukundi, kandi uko mushaka ko abantu babagirira, aba ariko namwe mubagirira. Shimwe iki? Abanyabyaha nabo bakunda ababakunda, kandi nimugirira neza abo mutekereza ko bazabagirira, muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo niko bagira, kandi abanyabyaha kugira ngo bazaguzurirwe ibihwanye n'ibyo babagurije. Ahubwo mukunde abanzi banyu, mubagirire neza, mugirire neza abantu mudatekereza ko bazabishyura,
nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana b'isumba byose, kuko ugirira neza ababi n'indashima, mugirire neza imbabazi nk'uko so nawe azibagirira. Yesu yatanze urugero rukomeye kandi ni ingero yagiye ashyira mu bikorwa rwo gukunda abanzi bacu. Ahangaha abibwira ishanga rya Isirayeli, yaratuye yabivugiye i Galilaya, kandi ngo Galilaya yari ihereranye na Roma, kandi abanzi b'Abisirayeli n'abasirikare nabo bazaga muri ayo materaniro, ndetse bumva umucunguzi wabo icyo yaba bivugaho, ndetse ababahaye urugero rw'uko bagomba kugenza gute kubakunda. Ngo icyo kibwirizo Yesu yakibwirije afite agahinda, kuko abo yakibwiraga yatekereza ko batacyumva, ntari cyo gisubizo bifuzaga. Ndababwiza ukuri ko n'uwo muyobozi ntabwo ari cyo cyifuzo yifuzaga kumva, kuko yumvaga ko ntari kubiha agaciro kandi ari ibintu biremereye. Ndamubwira nti noneho igikuru ni uko ugomba kwizera iby'iri jambo kandi ukaryiringira. Yarihanganye arikiriza ati ndaryizeye. Yarasenze mu mutima, yemera guheba 500 by'iyo nka, ndetse ijambo ryamushenguraga kurenza irindi ni ukubwirwa ngo inama wangiriye, warakereye kungira inama. Ntabwo usanga umwizera akaba ati mwakerewe kunsura, ariko ntabwo Imana igikererwa, kuko ibizi impamvu y'ikintu cyose, kandi uguhamagara kwayo kuba kuri mu buryo bukomeye, kuko iteranya amateraniro itateguye kandi akabyara umusaruro. Amaze kwizera atyo, icya mbere ni uko yakiriye kubabarira umugore we, arabyakira ndetse yemera ko n'umwinjira amafaranga yabika, ariko yizeye ko aya mafaranga araribwa. Nawe nta cyizere wagira cy'umuntu uzi ko ari inshuti y'umugore wawe kubika amafaranga y'inka yawe, urumva ko ni ikibazo. Byarakomeje, nyuma y'uko kwizera, umugore we yaramuhamagaye aramubaza ati nagize ikibazo cy'50,000, none wamfasha nk'umugabo ukayanyoherereza? Umuhigo we yari amaze guhiga ko yatanze imbabazi, abimbwiraho ndamubwira amafaranga yohereze. Arambwira ati pono noheje amafaranga apfuye ubusa. Kubwo kwizera bikore, umugabo yarabikoze arayohereza, ariko nyuma yo kuyohereza, nyuma y'iminsi nk'ibiri, umugore yongera kumuhamagara nk'umutware we. Yaramuhamagaye amubwira ko yagiye mu kibazo cy'aya mafaranga, wa muntu yayamushubije. Ati none mutware tuyakoresha iki? Amafaranga bayaguze isambu, amafaranga aragaruka. Icyashimishije barantumiye, byari bimeze nk'umunsi mukuru. Umugore yafashe urugendo aza kumusura i Kigali, baravuga ati Paul nawe uba uhari. Byari bimeze nko gusezerana bundi bushya. Kwizera kubwo kururutsa intimba, kubwo kwizera Yesu yabonye igisubizo. Ubwo n'uwo musore nawe yahavuye afashe umwanzuro wo kwemera umugore we Imana yamuhaye, ndetse akajya mu bushake bw'Imana, ndetse akamwakira nk'inshuti ye iterwa na Satani. Ubwo iyo ndusha itaza amakuru iri mu mahoro ya Yesu, nta makuru ifite. Hari amahoro turimo ariko nta makuru dufite. Tugomba gushima Imana rero. Imana ifite uburyo igenda idukiza.
tugeze mu gihe giteye ubwoba, tugeze mu gihe cy'igosora, ndetse byatangiriye mu bizera benshi bakora ibyaha mu buryo bukomeye, ndetse nabo nagiye nsanga akavuga ati Paul, ati ibi bintu barabindoze, ati kuko n'ubu turi kumwe nta natinya kubona igiceri ngo njye gufata agacupa, ati wagira barabindoze rwose. Ubwo igosora ryavuye mu bizera rihita rijya mu badiyakoni. Badiyakoni ntabwo batinya gusambana ku mugaragaro rwose. Hari amakuru menshi muba mufite, muba muzi, iryo ni igosora. Riraje rero rivuye ku badiyakoni rigeze no ku bakuru b'itorero. Wenda abakuru b'itorero ba hano i Kigali nta twagiye tuganira, nagiye nganira n'abakuru b'itorero bo mu ntara. Ariko umukuru w'itorero yampamagaye nijoro, saa sita za nijoro. Ndavuga ko umpamagaye nijoro byagenze bite? Ati ntabwo nigeze nsinzira. Ati byagenze bite? Arambwira ati mu by'ukuri nashatse umugore, turabana. Uwo yari umukuru w'itorero mukuru. Turabana, tumaze kubana ikintu twapfuye ni kimwe. Umugabo yaguze isambu, yumvikanye n'umugore ko bagiye kugura isambu, ariko ayigura mu kintu kimeze nk'umuryango. Maze kwigura mu muryango, isambu ntabari bakayirebye. None isambu imaze kwishyurwa, umugabo ajya kwereka umugore ati ya sambu umunsi wo kuyitera imbago. Umugore arayireba aravuga ati mva iyi sambu ni ntoya, ati keretse nibangereza aho nshaka. Na nyiri kugurirwa isambu nawe aravuga ati umva, kukugereza aho ushaka hatwereke. Umva yerekanye isambu nawe irenze ubushobozi bw'ayo mafaranga. Ati nimunsubize amafaranga. Ubwo bimaze kugera aho ngaho, byaje kuza biza mu rubanza. Bimaze kugera mu rubanza, hafatwa umwanzuro wo kwishyurwa amafaranga, ariko umugore avuga ati nubwo muranyishyura amafaranga murarenzaho, ayo mafaranga yagiye yunguka. Noneho ikintu gikomeye cyarimo cy'ingingo ikomeye ni uko iyo sambu yari yariyiguze na nyina, ari we nyirabukwe. Nuko abagabo barabaza bati ese uyu mubyeyi ntumufata nk'umubyeyi wawe? Umukazana aravuga ngo uyu ntamufata nk'umubyeyi wanjye, ahubwo umufata nka mukeba wanjye. Iryo niryo jambo ryababaje umuyobozi, ndetse araradasinziriye. Nta kindi namusubije, navuze nti senga kandi ntureke kurira, ariko wizere watambiye Karuvali. Uko kurwanywa kuri urwo rwego, kuko ni imico ibihabanye, byanze bikunze ukuri n'ikinyoma birahangana. Ariko Yesu aravuga ngo tujye mu rwiherero dutere indirimbo, twitere hejuru kandi twishime. Reka ndekeraho kuba ari inkuru, ariko izi nkuru ni iz'abari ku ntambara yo kurwanya icyiza n'ikibi, ndetse n'ibikomere umwanzi atera abari ku rugamba. Mbese ufite indangagaciro z'umwami wacu wimikishije isi umusaraba. Birakomeye cyane kubabarira umwanzi wawe. Byashoje ambajije ikibazo gikomeye, ndetse sinzi ukuntu nawe wagifata. Aturamutse usanze umugabe wawe yakwinjiye, wamukorera iki? Ese wowe ukumva wakora iki? Ni ikibazo gikomeye, ariko kubwo guhagarara mu ndangagaciro z'Imana hari igikeneye gukorwa. Avuga ngo umwanzi wawe nasonza ugenze ute? Umugaburire. Ndasaba kugira ngo tugere ku rwego rwo kugaburira abanzi bacu, kuko kugaburira abanzi bacu harimo isezerano ryo gushyirwa hejuru kwacu. Bimeze bite? Ni ukuvuga ngo umwanzi wawe naguhemukira,
agusumba, ijuru rizemera ko asonza agere ku rwego rwo hasi, weho ujye hejuru kugeza ku rwego azatinyuka kuza kugusaba yaraguhemukiye. Uwo muntu rero mugaburire. Nugira abanzi benshi, uzamenye ko ugeze mu isezerano ryo guhabwa umugisha wo kuzabagaburira. Niba bakomeye ufite amahirwe niba wangwa n'umuntu ukomeye, mukunde kugeza igihe uzamugaburira. Iryo naryo ni isezerano ry'Imana. Reka dusome isomo riboneka mu Migani, ni igice cya 20 umurongo wa 22. Haravuga ngo ntukavuge uti nzihorera, tegereza Uwiteka nawe azagukiza. Nta tugomba kugambirira kwihorera, ahubwo tugomba gutegereza Uwiteka, kuko Uwiteka nawe biba bimubabaje. Kuko mu nyandiko avuga ngo ukoze uhemukiye umukiranutsi abakoze mu mboni z'ijisho y'Imana. Ntabwo Imana izakomeza kwihanganira abayikora mu jisho. Naho mu Migani 24 ku murongo wa 17 no 29 haravuga ngo 17 haravuga ngo ntukishimire umwanzi wawe aguye, kandi ntukagirire umutima unezezwa nuko atsembwe, kugira ngo Uwiteka atabireba akababazwa nabyo, akirengagiza uburakari yamugiriye. Umwanzi wawe nagira ibyago, ntuzavuze impundu, kuko niwishima Uwiteka azarorera ibyo yarakoze, kuko hazahabayeho kwikunda no kwishimira no kwishima hejuru ku muntu. Bantu b'Imana, dusaba Imana kugira ngo duhagarare mu byiringiro byayo. Ku murongo wa 29 haravuga ngo ntukavuge uti ibyo yankoreye nzabimwitura, mwiture ibihwanye n'imirimo yakoze. Naho mu Migani 25 ku murongo wa 21 haravuga ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuha amazi yo kunywa, kuko uzaba urunze amakara yaka ku mutwe we, kandi Uwiteka azakugororera. Ni ukuvuga ngo kumurunda amakara ku mutwe nicyo ijuru ryaduhamagariye. Kandi wa muntu ubabariwe aba afite nawe intimba itamworoheye, kuko amakara yo ku mutwe y'Imana afite icyo asobanuye, kandi niko kurengerwa kwawe. Dusaba Imana kugira ngo irusheho kudufasha, irusheho gukomera. Ndibaza nti mbese mu bwoko bwa Isirayeli twigeze twiga nk'ishanga, ese iby'iri tegeko baryakiraga bate? Kandi se hari ababikoze bikagira umusaruro? Nibaza gukunda umwanzi kavute, hari ijambo ryadutse mu kuvuga ngo nubura ubwenge ngo izakureka. Ngo umwanzi wawe ngo ubonye uburyo, ariko dutegetswe kubakunda. Reka dusome mu 2 rw'Abami turebe uburyo umuhanuzi Elisa yigishije umwami gukunda abanzi be, ndetse turebe n'umusaruro wavuyemo. 2 rw'Abami igice cya 6 murongo wa 8 haravuga ngo Imana yiyereka abagaragu wa Elisa ingabo zo mu ijuru. Imana yereka umugaragu wa Elisa ingabo zo mu ijuru. Muri iyo minsi umwami w'Isiriya yarwanaga n'Abisirayeli, maze ajya inama n'abagaragu be, aravuga ati ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisirayeli ati
wirinde guca ibunaka kuko ariho abasiriya bazamanuka na kugutera. Umwami w'Abisirayeli, umuntu w'Imana, yabaga avuye imurira, nuko akajya umwami w'Abisirayeli nawe agatuma umuntu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuye amuburira, nuko akajya akira muri ubwo buryo. Si rimwe si kabiri, byabaye akamenyero ko kurogoya imigambi y'umwanzi. Umwanzi yabona imigambi itari kugerwaho neza, nawe ashaka impamvu iri kubitera. Niba Satani ashaka kugusha itorero ry'Imana, kugusha abantu b'Imana, ashaka uburyo aho biri gupfira, nibwo ujya kubona umuntu amuteye guhakana ndetse akava mu byizerwa. Umwe mu bagaragu be aramubwira ati, ibyo bituma umwami w'i Siriya ahagarika umutima cyane. Ahamagaza abagaragu be arababaza ati, mbese ntimwambwira umuntu wacu wifatanyije n'umwami w'Abisirayeli? Umwe mu bagaragu be aramubwira ati, oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo mu Bisirayeli niwe ubwira umwami w'Abisirayeli amagambo uvugira mu murere. Arababwira ati, nimugende murebe aho ari, ntume abo kumufata. Arababwira ati, ari Dotani. Aherako yoherezayo amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu w'umuntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, tugire dute? Uwo mugaragu w'Imana ikintu yabonye bwa mbere, yabonye ingabo z'umwanzi zibagose. Aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Ni ukuvuga ngo abo turi kumwe ni benshi kuruta abari kumwe n'umwanzi. Ni ukuvuga ngo hari ingabo tureba, hari n'ingabo tutareba. Nubwo yari inshuti y'umuntu w'Imana y'umuhanuzi, we hari ibyo atarebaga. Dusabwa kugira ngo tugire amaso y'umwuka, kugira turebe ingabo ziturinze, kugira turebe impamvu tutajya mu nzira ngo umuntu apfe kugukubita nta mpamvu. Izo ni ingabo ziturinze. No muri Satani arabishaka kukubitwa nta mpamvu, ariko kubw'ingabo ziturinze nta wadukoraho. Ubwo ni uburinzi bukomeye. Uwo muntu w'Imana nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Imana iduhe guhumuka, turebe ingabo zitugose. Nicyo kizadutera imbaraga yo kwizera. Uwo musore yahise ashira ubwoba, kuko ingabo yabonye zari ziruta ingabo zari zibagose. Imana iduhe wa muti Yesu yatanze ngo ungureho umuti wo gusiga ku maso. Ariko kugura uwo muti bisaba igiciro, kandi ni igiciro kitavuzwe umubare w'amafaranga runaka. Bisaba igiciro cy'inzira tunyuramo. Hari umuntu umwe wambajije ati, mbese imfashanyigisho nk'umuntu ashaka kumubwiriza kuzibona, umuntu yazibona ate, yazishakisha ate? Namubwira imfashanyigisho zirahenze, ntabwo nazikwifuriza, ariko iyo Imana ishaka kuziguha iraziguha, usibye ko zizama guhomba. Muri iyi minsi nabonye imfashanyigisho ikomeye. Ubwo bambwiraga kubwiriza, nagiye kureba ikote nari mfite, kuko numvaga kujya gutira ikote ari ikibazo. Ndawe ndajyana iryanjye.
ngiye kureba nsanga imbeba zaripfumwe mu bitugu, aho hano wahatera ikiremo ntabwo bishoboka. Iyo yambereye imfashanyigisho. Umwambaro uzadufasha n'umutirano ni wese azaduha, naho wacu ntacyo wamara rwose. Tubumazemo igihe kirekire, ariko ndabasabira kugira ngo Elisa ari we Yesu ukomeye aduhe guhumuka amaso kugira ngo ugere ku kigero cyo kubabarira umwanzi wawe. Kuko iwacu sino, iwacu ni ahandi. Muri iki gihe mujya mwumva ku maradiyo abantu barwanya Imana bihanikiriye. Turi mu bihe bidasanzwe, natwe tugomba kuba bagenza bate abadasanzwe. Bazahangana n'imbaraga rero ibarusha ubushobozi, kandi imbaraga ifite ibyiringiro. Tugaruke rero kuri wa mukuru w'itorero. Namuhaye ikizame gikomeye, ndavuga nti nugira umwaka cyangwa amahirwe. Ni ibintu bingahe? Bibiri. Nugira umwaka cyangwa amahirwe, uwo mugabo ukamusanga iwawe, uzamuhembe, umugaburire, atahe. Ni amagambo ashariye, ariko niyo magambo ari mu butsinzi. Yafashe icyo cyemezo, ariko ubu ari mu mahoro, kandi iryo shano ntagenda kumugwira. Ariko riramutse riguye, hagarara utyo, uhumuke, urebe ingabo zikugose. Ntabwo byoroshye, ariko tugomba kuba badasanzwe, kuko turi mu gihe kigenza gite kidasanzwe. Yesu kubwira abantu, abigishwa bakabigisha ngo umwanzi wawe nakubwira kujya mu gikingi kimwe, ngo wowe uzikorere n'icya kabiri. Kandi yabivugaga abazabategeka kujya muri icyo gikingi bahari. Abo bantu bagira intimba bati umuntu si wo kudukiza, ahubwo ni wo kuturoha. Bantu b'Imana, twemere ubushake bw'Imana, kuko ifitemo ibanga rikomeye. Bisaba kugira ngo tugere ku rwego rwo gukura mu by'umwuka. Ariyo Pawulo yavuze ngo dukeneye kurya ibyo kurya bigenze biteye, ibyo kurya bikomeye. Reka dukomeze iki gitekerezo cy'uwari umaze guhumuka. Za ngabo zigezeyo, zihere haraguru, nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze muhumure amaso arebe. Kuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare y'umuriro bigose Elisa. Za ngabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati, ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka aherako azihumura amaso nk'uko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati, iyi si yo nzira, kandi uyu si wo mudugudu. Nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Bageze i Samariya, Elisa arasenga ati, Uwiteka humura amaso y'izi ngabo zirebe. Nuko Uwiteka azihumura amaso zirareba. Zigiye kubona, zibona ziri Samariya hagati. Umwami w'Abisirayeli abonye izo ngabo, abaza Elisa ati, data, mbatsindaha, kuko yumvaga bageze mu maboko ye, kandi agiye gufata umwanzuro ukwiriye. Ahubwo mbatsindaha n'umuheto ukabafata mpiri, wibica. Aramusubiza ati, wibatsindaha, mbese abo waneshesheje inkota n'umuheto ukabafata mpiri wabica? Ahubwo mubazanire ibyo kurya n'amazi, babishyire imbere barye, banywe, babone gusubira kwa shebuja. Mwumva icyo cyemezo. Nuko abatekeresheza ibyo kurya, bamaze kurya no kunywa, arabasezerera basubira kwa shebuja. Uhereye icyo gihe imitwe y'ingabo
z'Abasiriya ntiyongera gutera igihugu cya Isirayeli. Ngiyo rero imbarutso y'intsinzi. Ngiyo imbarutso y'intsinzi yo guhagarika ibigeragezo, yo guhagarika, yo kurwanya abanzi bakurwanya. Ngiyo imbaraga. Ndasaba Imana kugira ngo itwambike iyo mbaraga. Iyo ni indangagaciro muzo natoranije, iya mbere yo gukunda abatwanga. Nta ninjiye mu bitabo byinshi bitandukanye, ariko nzi ko twabonye igihe cyo kwicara mu rugo tugasoma. Icyiza si ugusoma ibintu byinshi, kuko yeretswe ko tudakeneye ababwiriza b'intyoza, ahubwo dukeneye ababwiriza biteguye gushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana ribasaba. Turasabira kugira ngo Imana idufashe. Hari indi ndangagaciro rero ivuga ngo isa nk'isanzwe ariko yabaye nk'itera nk'icyorezo, ngo ntugasambane. Abakera babwiwe ntugasambane, nk'uko tubibona muri Matayo 5:27-30, Yesu aravuze ngo n'ubonye umugore akamwifuza aba amaze gusambana iki nawe. Dusaba Imana kugira ngo ibyifuzo byacu bijye hejuru, ibyifuzo byacu bikure. Hari umuntu umwe wansuye mu rugo turi kuganira bisanzwe, aravuga ati Paul, nta nzi kuzi kuganira, bose uzansure unganirire. Nabitekerejeho manza kumenya uwo ari we, namubwiye ko ikiganiro cyanjye gishariye, kuko amakuru yari afite yatwaye umugabo wundi. Kandi nicyo kintu tugomba kuganira cya mbere. Bantu b'Imana tugomba gukura. Ntabwo Yohana yabicecetse. Abantu bari gusambana tukareba ntitubasure ngo tubabwize ukuri rwose. Nubwo batwanga nibwo turitera hejuru, turi mu bwiherero bwacu, kuko tugeze mu gihe gikomeye, mu murongo uri hagati yo ngo uwanduye agumye yandure, uwera agumye ye. Niwo murongo turi kubyiganiraho wo kwera no kwandura. Ese wifuza guhagarara mu wuhe murongo? Imana iturinde kurebera, iturinde kurebera ibyago biri gukora, biri kuba. Hari igihe ndeba ibibazo byabaye nkumva ngize n'isoni. Kureba umugabo kumva biguteye isoni rwose, kumva umugabo ngo yafashe umwana w'umukobwa. Ntabwo imfashanyigisho tuzirebera kure, byabereye hano mu Kariza iwacu, aho umugabo yafashe umwana w'imyaka 10. Ubwo icyubahiro cy'umugabo cyakomeje kwangirika, ariko bidakuyeho ko hariho abagabo b'Imana, ndetse ko hariho n'abagore b'Imana. Iyo ugiye ku ruhande rumwe urazinukwa, wajya ku rundi ukazinukwa, ariko iyo ugiye kubemeye umuhamagaro wa Yesu utera impundu z'ibyishimo. Twishimire rero iwacu, twishimire kureba umusaraba uri ku musozi kure. Se mwagize ngo ni hafi, ni ukuvana intekerezo ukazimura zigashikira umusaraba, nibwo intimba zose zacu zizashira. Niho tuzashira mu gaciro, agaciro k'umuntu ntako, ahubwo agaciro k'Imana niko gafite ishingiro. Bisaba igiciro kugira tugere aho Yesu yaduteguriye. Kundi nibivuga ngo nzamura maze ngera aho wangeneye, ngo ku rugero rukwiriye. Mwumvise indirimbo yakora ivuga ngo hari uwitanze kugira ngo tubeho. Tumutekerezeho, twe gupfa kuririmba gusa, kuko igihe kigiye kugera hakabaho kumuhamya ngo umuntu ku giti cye, nkaho ari umuntu wabaye mu isi wenyine. Ntabwo tuzakorera muri koperative ngo abayobozi babyemeje ngo natwe twemeze gushikama, ngo umurongo wo gushikamiraho ni uwuhe. Oya, ahubwo ukubanye na Yesu, umutima nama ntabwo ujya ubeshya. Iyo urimo ibicumuro urakubwira rwose,
ntabwo umutima nama ujya urya ruswa. Ndagusaba kugira ngo uwumvire, ndagusaba kugira ngo Imana igufashe. Ndabona igihe kigiye, ngiye kugera hafi ku musozo, ariko ntabwo nasoza tudasomye amagambo aboneka mu ntambara ikomeye avuga umunani wa data tugomba kugabana. Iyo ufite so aguha umunani. Hari umuntu nakoreye, ndibeshya ndavuga nti urampa ibihumbi 8. Yarambwiye se ndi so, ndaguha 8 ndi so. Nkibazaho ndavuga ntawe uri data. Ndekeraho nta yandi masezerano nigeze mvuga rwose. None data adufitiye 8, kandi uwo 8 tugiye kusanga mu kabuhanuzi mu ntambara ikomeye ku ipaje ya 19 n'intambara ikomeye ntoya. Reka dusome. Nubwo yabagiriye neza bakamwitura inabi kandi kubakunda kwe bakabyitura kumwanga, yari yarakomeje umurimo we w'impuhwe udacogora. Ntiyigeze asubiza inyuma umuntu wese umusanze akeneye kugirirwa ubuntu. Umukiza wagendaga ahantu hose atagira icumbi atamu. Kunegurwa ndetse n'ubukene bukabije bikaba ari byo byari umunani we wa buri munsi. Yabereyeho gukemura ibibazo by'abantu no kuborohereza imibabaro yabo, kubingingira kwemera kwakira impano y'ubugingo. Impuhwe ze zabaga zisuzuguwe n'abafite imitima y'inangiye, yabagarukagaho mu rukundo rwe rwuje ibambe rikomeye kandi rutarondoreka. Nyamara Abisirayeli bari barateye umugongo inshuti yabo magara n'umufasha wabo umwe rukumbi. Ntabwo se yaguha 8 mu byo adafite. Na data rero yaduhaye 8 wacu, tugomba kubishimira. Yesu yavuze ngo muzangwa bose. Ntabwo ari inkuru y'igiparo, niko bimeze. Nuko tugera mu mahoro ya Yesu, kuko hari aho bavuga ngo ijuru rito, ukabona ubaye mu gicucu cy'ishobora byose, ukagira ngo hanze ntibiri gucika. Ayo ni amahirwe ubonye, ni umuganura ugutera gukumbura igihugu twerekeza kujyamo. Ndabasabira kugira ngo mwese mwakire 8 wa data. Ese ushobora kwibaza ngo 8 wa data gusuzugurwa, ubukene, kandi nkize, ati ubwo Paul ibyo bintu byahura bite? Imana yahamagaye abantu mu buryo butandukanye. Yahamagaye abize, abatarize, abatunzi n'abatari abatunzi, kugeza ku rugero yatanze rw'umukene watuye. No ku byo gutura yabivuzeho. Niba udatura rero ufite ikibazo cyawe, biture uko Imana yari guhaye, bikore umurimo wayo. Danieli yari umwe mu umutegetsi ariko wakoreye Imana, ndetse kugira ngo agaciro ke akagaragarize n'Imana, yakomeje kuyubaha mu cyubahiro cye kugeza ubwo yasuzuguwe ndetse akagirirwa ishari kugeza igihe yabaye mu rwobo rw'intare. Ariko umwami nawe yari yizeye ati Imana ukorera ndabizi kuri bukurinde. Ni ukuvuga ngo ab'isi bazi ko Imana dukorera byanze bikunze iri butabare, kuko ibyago bibaye ku muntu w'Imana ab'isi nabo bararira. Iyo tugeragezwa ab'isi nabo bararira, bakavuga ati ariko byari bikwiriye. Nyamara igisubizo kiza gutangwa n'Imana, kuko ariyo mbarutso yo kwamamara k'ubushake bw'Imana, kuko bisaba igiciro, bifite inzira binyuramo. Niba ushaka kuba umuntu w'Imana ukaze, uregera itanura,
niba ushaka gutanga imfashanyigisho yafasha abantu, Imana izayiguha, ariko ntambikwifuje ngo bibeho ku bwende bwawe, bizabeho ku bushake bw'Imana. Ndatekereza ko igihe kiri kugenda, nari mfite amagambo menshi, ariko uzi kurya ndatekereza ko yamaze guhaga. Utoranya we ni ikibazo cy'indwara afite, gusa Imana iyimuvure. Kandi Imana yahaye ububasha Elisa ngo nahumuke, iduhe guhumuka mu gihe gisa nk'iki ngiki. Nari kureba amagambo avuga gutabarwa k'ubwoko bw'Imana, ariko igihe ntabwo kibyemeye. Ariko abantu b'Imana tuzatabarwa, kandi ibimenyetso biri kurushaho kutwereka. Kandi dukeneye kujya mu ruzabibu, kandi ntawe ujya mu ruzabibu adafite umuhoro utyaye cyangwa adasyaye. Nongere mbisubiremo, buri muntu w'Imana, Imana yamugeneye isyazo, rigomba kumusyaza. Ese riri mu nzu? Ese riri ku irembo? Ese urisanga mu gashyamba? Urisanga ku kazi? Iryo syazo rizahoraho kugeza igihe uzinjira mu ruzabibu, kandi ugaha umusaruro, ugaha umubyizi umwami wawe. Pawulo niwe wavuze ngo aho bigeze ngo meze nk'ibisukwa ku gice